Muraho neza turabasuhuje aho muri hose mu mpande zitandukanye tubahaye ikaze kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo ni Mubwire iki? Bishoboke ko aribwo bwa mbere uri mu bashyashya bakoze subscribe, ukibaza ngo niki tubwira abantu. Nta kindi tubwira abantu, ni ukubabwira ibyiza byabo, ni ukubabwira ko tubakunda, ni ukubabwira ko tubashimira, ni ukubabwira ko ari ingenzi mu buzima bwacu. Iyo utekereje neza usanga buri ntambwe yose, buri rwego urimo hari umuntu wabigizemo uruhare. N'abizera Imana hari abantu Imana iba yakoresheje kugira ngo ugere aho ugera. Rero abo bantu tubashimire, tubabwire ibyiza batukoreye, tubibabwire babyumva. Mubwira akibasha kubyumva, muha urwo rurabo akibasha kurufata, muha iyo kado akibasha kuyibona neza. Apana kuzarira umuntu atakiri muri ubu buzima, mubwira ngo ndagushimira, mubwira ngo uyu muntu yanyishyura ishuri, mubwira ngo uyu muntu yaramfashije kandi atakibasha kubyumva. Tera intambwe, mubwire ngo ndagukunda, mubwire ngo ndagushimira. Rero tubahaye ikaze, nibyo tuvuga hano, nta kibi tuvuga, nta muntu twibandaho umwe ku giti cye, oya. Niba itagenda neza twavugaho ni muri rusange, hanyuma kugira ngo turusheho kubaka sosiyete nziza kandi yishimye. Rero mbahaye ikaze cyane kandi mbashimira inkunga yanyu, abantu badutera inkunga mu biganiro byacu, inkunga y'amasengesho, inkunga y'ibitekerezo, inkunga y'amafaranga. Buri muntu wese ugira uruhare kuri Mubwire TV akavuga ngo ndabasapotinze mu buryo bwo aribwo bwose, Imana ibaha umugisha. Tugumane kandi turashimira cyane abantu mukomeje kubana natwe, mukomeje gukora subscribe, mukomeje kutwandikira ko mudukunda, mukomeje kutubwira ko ibiganiro byacu ari byiza. Turabashimiye, mugumane natwe, ntago muzigera mwicuza. Mbere ko dutangira ibiganiro byacu rero nk'ibisanzwe tubanza kwamamariza abantu baba badutumye, abantu bakora ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Turahera ku muntu witwa Grace. Ushobora kuba ukeneye kudodesha imyenda yawe myiza, ushobora kuba ufite civile, ushobora kuba ufite ubukwe, ushobora kuba ufite ibirori byo kubatirisha abana, ushobora kuba ushaka amarido, ushobora guhindura amarido y'inzu yawe, kudodesha ibyo ari byo byose waba ushaka. Grace ni umutayeri mwiza, umutayeri w'umwizerwa, arakudodera imyenda yawe kandi akayiguhera ku gihe. Akorera mu isoko rero rya Nyarugenge. Nimero ye ni 0788 50 95 73. Grace wamwandikira kuri WhatsApp, ushobora kuba uri hanze y'igihugu ukamwandikira ukamubwira ngo ndifuza uyu mwenda n'uyu. Abantu bo hanze muamuzi mezire zanyu, Grace arakudodera neza imyenda akayikugezaho. Hanyuma rero abashaka kwambara neza, imyenda ya caguwa, amakanzu meza, amakoti meza, abakobwa n'abadamu yo kujyana mu kazi, amajipo meza, amapantaro meza, Nunu arabambika neza imyenda myiza. Nawe wamwandikira no kuri WhatsApp ukamusobanuza. Akorera muri Shike, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango uhita ni umuryango wa Nunu. Wanamuhamagara 0788 70 88 Nunu wamuhamagara cyangwa ukamwandikira ukamusobanuza, ukamubwira ngo nkeneye uyu mwenda, ndifuza ibi n'ibi, akaguha n'inyungarizi, akakubwira n'ibikubera n'ibijyana, ibyo byose Nunu arabikora. Hanyuma rero abantu mushaka kugura imodoka, hybrid, imodoka nziza zijyanye n'igihe, nta wundi muntu wabafasha ku bintu bijyanye n'imodoka. Fabiola ababisobanuro bijyanye n'imodoka nziza, n'imodoka igendanye n'igihe. Nimero ni 0788 Uwo ni Fabiola, uramuhamagara ukamusobanuza ku bintu bijyanye n'imodoka byose, ibisobanuro wibaza, ibyo ese abagufasha kuyikora byose Fabiola abigufashamo bikagenda neza. Hanyuma rero abantu mushaka gutegura ubusitani bwanyu, gutaka inzu zanyu, jardin, indabo, Yvette arahari ngo abakorere indabo nziza, abategurire jardin neza, amavaze meza y'ubwoko bwiza. Yvette ni umuntu ukora indabo neza. Murabizi ko indabo kuzijyamo nabyo ari umugisha. Nimuzi ko abantu bakora mu ndabo zikahita zinuma cyangwa indabo ntizikomeze gukura neza. Yvette rero afite iyo mpano yo kwita ku ndabo ndetse zigakura neza, ndetse n'amavaze meza arayakora. Wifuza amavaze ashobora kuza akakurebera akakubwira ngo iyi nzu aha hantu hajyanywe n'izi ndabyo, hajyanye n'aya mavaze. Yvette aragufasha. Nimero ni 0788 65 12 58. Yvette umwandikire umusobanuze ku bintu bijyanye n'indabo. Nimba wifuza indabo byose arabigufashamo, aguha ibisobanuro birambye. Hanyuma rero abifuza ibishyimbo, ibyo ari byo byose, ubwoko bwose, kurangura cyangwa kugura bikeya, ndabafasha nanjye kuko ncuruza ibishyimbo ndetse ndanaranguza. Wanyandikira, nimero yanjye iriho, ukambaza ubwoko bw'ibishyimbo ushaka kandi ku giciro gikeya, ku giciro kiri hasi kidahuye n'icy'abandi. Turye neza, duse neza, twambare neza, tugende neza, tube n'ahantu heza
muri jardin nziza. Murakoze cyane. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe tugiye kuganira, njya ntegura ibiganiro bitandukanye, nkategura topic nkavuga ngo uyu munsi tuzaganire ku kintu runaka. Uyu munsi rero nifuje ndavase ni igiki naganiriza abantu banjye, ese ni igiki nabwira abantu kubo kuri mubwire. Kurya ko ari uko tuganira tukavuga ngo tubabwire ibyiza, ibyiza ni byinshi, ibyiza birahari, ibyiza biturimo, ibyiza bibwira abantu babimenye babikonde. Ikintu uyu munsi rero nateguye ndavuga ngo nze kubwira abantu banjye baganirize, numvishe se ni igiki cyafasha abantu kugira ubuzima bwiza, ese ni igiki cyafasha abantu kuvuga ibintu byiza. Kuko kuvuga ibintu byiza hariho abantu usanga batavuga neza, usanga gukora neza bigoye, ariko se ni igiki cyadufasha, ese ni iki cyadufasha muri ubu buzima kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza, ndetse ubuzima buturyohere, unyurwe, uwishime, ubeho ubuzima nyine bufite icyanga. Nta kindi rero cyadufasha. Uyu munsi nateguye ngo niki cyadufasha no gusenga. Gusenga niyo topic uyu munsi navuze. Se abantu banjye reka mbabwire nongere mbibuze, twongere dusenge, twongere dukunde gusenga, twongere tubeho mu buzima bwo gushaka n'Imana. Mu byo duhirimbanira ubuzima buragoye muri iyi minsi, imibereho iragoye, abantu usanga turiruka mu buzima, turiruka mu kazi, mu bidutunga, ariko umwanya wose urimo, aho hose uri wasenga. Nateguye umunsi rero ndavuga ngo ese ni iki cyadufasha gusenga, ese gusenga ni gute. Hari n'abantu batazi uburyo bwo gusengamo, ese gusenga se bimeze gute. Ariko muri ibi byavuze ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu ngo agera kure cyane, ngo atambuka nk'inyenyeri. Rero amasengesho agera ahantu kure, amasengesho ajya avuganira umuntu, amasengesho akora ibintu umuntu atatekereza. Uyu munsi rero navuze ngo reka dusenge, reka twifashishe na Bible, turebe ukuntu Yesu nawe yigishije abigishwa be gusenga. Turebe muri Matayo ibice 6 umurongo wa 10. Matayo ibice 6 umurongo wa 10. Dusome iryo jambo. Haravuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Iri rero ni ijambo navuze ngo twifashishe. Iri jambo Kristo yadusigiye, Kristo yatwigishije gusenga. Hanyuma rero narebye ibice, hari ukuntu abantu bavuga ngo turasenga ariko tugasenga nabyitaho, ndavuga ngo dusenga mu kavuyo, tugasenga tudasobanukiwe, tugasenga tutazi ngo gusenga dusenge gute. Tubonye isengesho Yesu yatwigishije, yasigiye abigishwa we ry'uburyo bwo gusenga. Ariko nabonye narebye n'ibindi ibice 4 byadufasha mu buryo bwo gusenga, byatwigisha gusenga, byatwibutsa gusenga. Ikintu cya mbere nabonye rero ni ukuramya. Harimo kuramya Imana. Kuramya Imana rero ni uburyo bwo kuvuga gukomera kw'Imana no kuyihimbariza imirimo itangaje yakoze. Ukibutsa Imana ibintu yakoze, ukibutsa Imana imirimo yakoze mu buzima bwawe, ukibutsa Imana bya bintu byari bikomeye, bya bintu wabonaga bitashoboka, bya bintu wabonaga nyine nta wundi muntu wabikora. Hari igihe uvuga ngo ukarwara kuva se ngo nk'iyi ndwara koko uyu muntu azayikira. Iyi ndwara se cyane nk'indwara wenda za kanseri, ukavuga se nk'uyu muntu azakira, ko murabizi ko Imana igikiza nk'izo ndwara, igizikiza rwose. Hari abantu bafite ubuhamya bwo ko Imana yazikijije. Hari abantu mbese ibintu byarabaye se nk'irangirire, cyangwa tukavuga ngo byabaye ukihebe, ibintu nyine bikomeye ukavuga ngo ntibizarangira. Rero gusenga kuramya Imana no kwibutsa Imana ibintu yakoze, kwibutsa Imana imirimo ikomeye yakoze, kwibutsa Imana ibintu yagiye ikora mu buzima bwawe ukayibutsa. Uko niko kuramya Imana. Ijambo ry'Imana no muri Zaburi 103 mbaza ari umurongo wa 2, simbibuka neza, ariko bavuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yagukoreye. Uko nukuramya Imana, kuyibutsa imirimo Imana yakoze, ya indi Imana yakoze umuntu hatari umuntu numwe wari kwikora. Tekereza neza mu buzima bwawe, ntufite ibintu Imana yakoze ukajya ubona ngo ni Imana yabikoze, ukavuga ngo aha hantu ni Imana yahahagaze. Icyo gihe rero iyo usenga wibutsa Imana, ukavuga ngo Mana wowe wabaye hano, wowe wakoze ibi, wowe wakoze ibi. Ibyo ni ukuyiramya, ni ukuyishimira. Ikintu cya kabiri rero nabonye cyadufasha gusenga harimo kuramya Imana. Ni cya mbere. Cya kabiri ni ukwihana. Kwihana rero
uba ufite umutima umenekeye Imana wo kubwira Imana, kuyibwira ibyaha wakoze. Ni byiza, Imana irabizi rwose, ariko noneho umutima wawe ukumva kubabajwe n'ibyaha wakoze, ukumva kubabajwe n'uko watandukiriye, wavuye mu bushake bw'Imana, wavuye mu mugambi w'Imana, wavuye aho Imana igushaka, kuyisaba imbabazi, kwihana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu, ukabyatura, ukabyihana, ukavuga ngo Mana mbabarira. Umutima uciye bugufi, umutima ubabajwe n'ikintu wakoze, Imana irakubabarira. Kwihana biri mu bintu bifasha umuntu gusenga neza. Icya mbere arimo kuramya Imana, kuvuga imirimo y'Imana ikomeye, kuvuga iby'Imana yakoze. Icya kabiri rero kwihana, kubwira Imana ngo Mana mbabarira, Mana nyeza, Mana ntunganya, nkuraho ibidafite umumaro, nkuraho ibyanjyanye kure yawe. Ikintu cya gatatu nabonye cyafasha umuntu gusenga, umaze kuramya Imana, umaze kwihana, ugashimira Imana. Gushima Imana rero, tugomba kuba mu buzima ubundi bushima Imana. Imirimo dukorera ni kubw'ubuntu bwayo. Nta kindi kintu ni Imana, ni kubw'ubuntu. Kuba uri guhumeka, kuba uriho, kuba ubasha kugenda, kuba ugifite amaso abiri, kuba ugifite amatwi ari kumva, kuba ugifite amaboko, ni ubuntu bw'Imana. Gushimira Imana, kuyibwira ibyiza yakoze, kuyibwira ngo Mana wakoze. Icya kane nabonye cyadufasha gusenga ni ugusaba Imana cyangwa kwinginga. Gusenga kwacu gukwiriye kugusha ku cyo ushaka. Gusenga kwacu gukwiriye kugira intego, ukabwira Imana icyo wifuza, icyo usaba, icyo uyibwira. Hanyuma rero ikizi neza kuvuga ngo Mana ndasaba iki, ndifuza iki ngiki. Ntuzane akavuyo ngo mbese nawe ujye utekereza. Bakubwiye ngo ufite gahunda wenda no uzajya kubonana n'umukuru w'igihugu, wabitegura neza, wakora repetition y'ibintu uzavuga, y'ukuntu uzabyitwaramo. Noneho rero Imana iri hejuru ya byose. Imana iruta twese, iruta ibintu byose. Imana ni nayo dukwiriye kujya imbere yayo twateguye ibintu byacu neza, tuzi neza icyo tuyisaba, tuzi neza ko nubwo Imana ibibizi ariko yibwire. Ijambo ryayo rivuga ngo musabe muzahabwa. Yibwire, yisabe, yibwire, iragufasha. Imana rero gusaba cyangwa kwinginga hamwe no gusenga, ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Urumva ko badusaba natwe gusengana umwete, urumva ko badusaba kwinginga Imana cyane. Hanyuma rero ubwo ni uburyo nari narebye ndavuga ngo ni uburyo bwadufasha gusenga, uburyo bwagufasha mu isengesho ryawe. Uburyo si ngombwa kandi abantu benshi bavuga ngo nzasenga ku cyumweru, ugasanga umunsi wo gusenga ni ku cyumweru. Oya, mu kazi urimo wasenga, mu ishuri uri kwiga wasenga, uri mu mirimo yawe ya buri munsi, utwaye imodoka wasenga. Gusenga ni ingenzi, gusenga bigira umumaro, gusenga biradufasha. Ushobora kwibaza ngo se ngo gusenga ngo bimaze iki, ngo se ngo gusenga ubwonko ngo bitumare iki. Hari ibintu bimwe nateguye bitwereka umumaro wo gusenga. Gusenga ni intwari ikomeye umukristo wese cyangwa umuntu wese agomba kugira mu buzima bwe. Ni intwaro umukristo arwanisha mu gihe yatewe na Satani. Ni intwaro umukristo arwanisha cyangwa ni intwaro umuntu arwanisha mu gihe cyose yagize ibigeragezo. Icya kabiri, gusenga bitwegereza Imana. Gusenga, ijambo ry'Imana rivuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kugira ngo umuntu wese yigerere ahera h'Imana. Gusenga rero bitwegereza Imana, bigakuraho urusika, bigakuraho inzandiko Satani yaturegesheje. Bya bindi byose ibyo wahuye nabyo, iyo usenze kwa kundi waramije Imana, wihannye, wayishimiye, winginze, gusenga bikwegereza Imana. Ndetse gusenga birazamuka bikagera imbere y'Imana. Gusenga rero bituma abantu buzuzwa umwuka wera. Iyo abantu basenga bagenda bahabwa n'impano z'Imana, umwuka wera akaza akabakoresha. Ijambo ry'Imana riranabisobanura mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4 banza ari nk'umurongo wa 31, harimo ukuntu gusenga kujya gufasha abantu kubabuzura n'umwuka wera. Gusenga rero bijya byirukana n'abadayimoni. Yego, gusenga byirukana abadayimoni. Gusenga bikiza indwara, gusenga bikuraho ibitera ibyo ari byo byose. Noneho gusenga wiyirije ubusa. Ijambo ry'Imana riravuga, ntago nibuka ahantu neza riri, ngo mbe nabo badayimoni ngo nta kindi kibakuraho, birukanwa no kwiyiriza ubusa. Bya bindi bikomeye, bya bindi byananiranye, bya bindi ureba ukavuga ngo ese ibi bintu bizagenda gute, ese ibi bintu bizavaho, ibi bintu ni gatumwa, ibi bintu birareze. Bifatira iminsi, iyiriza ubusa, senga, inginga Imana, ibyo bintu bizavaho. Gusenga rero byongerera umuntu uburame. Gusenga byongera uburame, gusenga bitanga ubuzima, gusenga bikuraho umuntu
ubwihebe. Hari igihe usanga umuntu abaye mu bigeragezo, ari mu ntambara, ibigeragezo bimeze nk'aho byamubayeho karande cyangwa bimutinzeho, kwa hundi bavuga ngo ni karande cyangwa bitinze bimaze igihe kinini. Ukareba umuntu, Mana yanjye use ibi bintu bizarangira, ibi bintu koko bizagenda gute, usi koko ibi bintu bizakemuka. Gusenga rero bikura umuntu mu bwihebe, bikamuha gusuzugura n'ikigeragezo. Ibyo waba urimo byose, ibyo bintu bimaze igihe ubona bitarangira, urasenga warangiza ukabisuzugura, ukaba nk'umuntu mbese ubizi mu mutima wawe ko ufite ibyo bintu, ariko abantu bakavuga ariko uriya muntu ibi bintu abishobora ate, ese uriya muntu byagenze gute ko abasha kubaho bikurega. Gusenga bikura mu bwihebe. Gusenga ni intwaro nziza. Ikindi gusenga bimara rero, umumaro wo gusenga binezeza Imana. Imana ikareba ikavuga ati uyu muntu ndamwishimiye, bikayinezeza, bigakora ku mutima w'Imana. Ikindi gusenga bimara, gusenga bituma Imana ikurengera. Imana ikakugarukaho. Kubwo gusenga, kubwo kwinginga Imana, kubwo gutitiriza, bituma Imana ikugarukaho. Ikagaruka ikongera ikavuga ngo se habaye iki, niki gitumye uriya muntu anitiriza, niki gitumye uriya muntu ari kunshaka, niki gitumye uriya muntu ashaka ko murengera. Imana ikakugarukaho, Imana ikongera ikaza ikumva icyo uyisaba. Gusenga rero bituma abana b'Imana bagirirwa imbabazi, ndetse Imana ikarokora nk'umurwa cyangwa ikarokora umudugudu bitewe n'abo bantu b'Imana bahari. Hari sinibuka aho hantu, ariko hari inkuru z'ahantu abantu bari bagiye kurimbuka, ariko kubwo abantu b'Imana bari bahari, uwo mudugudu urakira kubera abantu b'Imana. Rero gusenga bijya bituma Imana ikiza umudugudu, Imana igakiza umurenge, Imana igakiza umuryango, kubera umuntu umwe uhagaze mu mwanya w'abantu. Nimba ufite umuryango, sengera umuryango wawe. Nimba uri umubyeyi, sengera abana bawe. Nimba uri umwana, sengera ababyeyi bawe. Nimba uri mu kazi, sengera abakozi bawe mukorana. Nimba uri umubosi, sengera abakozi bawe. Nimba nawe uri umukozi, sengera abagenzi bawe, sengera n'abakoresha bawe, kugira ngo Imana ibafashe, kugira ngo Imana ibahe imbaraga. Gusenga bituma abana b'Imana bezwa. Gusenga bikuraho ibyaha, gusenga bikiza, bigakuraho. Hari igihe umuntu agera mu ahantu ukumva nyine ucitse intege kubera ibyaha wakoze, wagiye kure y'Imana, ukumva ntiwemerewe, ariko umwenda warahera waratabutse, wemerewe kuza. Ngwino garuka wicika intege, wisubire inyuma ngo wigirire nabi, ngo wumve ngo nta byiringiro mfite, ngo ubuse ngo Kristo yambore. Kristo arakwakira. Gusenga bizana umugisha. Gusenga bihesha umugisha, kuko bitanga amahoro mu mutima, bitanga ibyiringiro, bitanga kurama, bitanga ubuzima. Gusenga ni intwaro nziza. Gusenga rero biri mu mahirwe Imana yageneye umuntu. Gusenga biri mu bintu Imana yatugeneye byagufasha. Gusenga nanone bihesha umugisha, kuko bitanga ihumure n'umunezero. Ukumva umunezero, ukumva urishimye. Hari igihe muzarebe, hariho nk'igihe ureba nk'umuntu bitewe nk'ikigerageza arimo, ikigerageza amazemo nk'imyaka, ugasanga umuntu wenda amaze nko mu kigeragezo, n'urugero ikigeragezo cy'imyaka nka 20 cyangwa 25 atarabona nk'umwana, cyangwa ukabona umuntu amaze imyaka 30 ari umupfakazi. Iyo myaka imaze apfakaye, ariko wamubona muri societe ukabona afite ihumure, ukabona arasa neza, ukabona arakomeye. Nta kindi cyamukomeza, ndakubwiye, nta kindi cyamuha ibyiringiro, nta kindi cyamuha imbaraga zo kunesha, zo kwizera, zo kugarukaho abantu bari, zo guseka, zo kwishima, bitewe n'umugambi wa Satani ubaramuteye gukora icyo gihe. Ariko kubwo gusenga umuntu agacya akishima. Gusenga rero ni intwaro nziza. Gusenga bizana umugisha, gusenga bizana amahoro, gusenga bizana ihumure, bikazana gucya mu maso, ukamubona umuntu nakeye mu maso, ku buryo ashaka no kukuganiriza ibibazo afite, yanakubwira ingorane afite, kibaza ati se koko biriya bintu nibyo, ngo se koko biriya bintu umuntu arabishoboye, biriya bintu koko abibamo. Abibamo kandi akabyuka akajya mu kazi akagashobora, akabibamo, akabyuka akaza ari umuganga akavura, akabibamo akaza ari umwarimu agatanga uburere bwiza mu banyeshuri, bitewe n'iki? Bitewe n'imbaraga yakuye mu gusenga. Gusenga rero Imana iduha ubwenge bwo kumenya gusenga neza nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu Kristo, kuko gusenga
ni impano Imana yaduhaye, niyo nzira Imana yaduhaye n'ubusabane, nibwo busabane buduhuza n'Imana. Rero numvaga ntago nta bintu byinshi mfite, ariko uyu munsi natekereje ndavuga abantu bo kuri mubwire, njya mbabwira ibyiza, njya mbabwira ko tugomba kubwira abantu ibyiza byabo, njya mbabwira ko dukwiriye gushimira abantu, mbabwira ko dukwiriye gukunda abantu, mbabwira ko dukwiriye kuvuga amagambo meza. Ese uyu munsi ni igiki nababwira? Ese ni igiki nabibutsa? Ariko numva n'abantu banjye nkwiye kubabwira ngo gusenga bigira umumaro, gusenga bijya bivuganira umuntu, gusenga bijya bineshereza umuntu, gusenga bijya bigeza umuntu ahantu atagera, gusenga bijya bikuraho ibimeze nk'ibikuta cyangwa nk'ibisika bikomeye. Gusenga bizana ubuzima, kandi gusenga bizana imibereho. Uyu munsi rero ndabashimira cyane, mbabwira ngo mureke dukunde gusenga. Jya usenga, nimba uri umubyeyi abana bawe bagiye ku ishuri, barambikeho ibiganza, ubasengere, ubashinganishe. Nimba umugabo wawe agiye ku kazi, musengere, umushinganishe mu maraso ya Yesu Kristo. Nimba umugore agiye mu kazi, musengere, umushinganishe. Nimba mu rugo, sengera umuryango wawe, usengere abo mubana, ndetse na wa wundi ubafasha imirimo, umusengere, ubasengere. Reka mbabwire gusenga ukuntu bigira umumaro. Kambayeho akantu gatoya kameze nk'agatemoyanyaje. Hari umunsi umwe abashuti banjye bari bubyibuke, twagiye gusura umushuti wacu umwe, turabasura, turaganira, dutera story, ariko tugiye gutaha numva muri njye biranze, ndavuga ariko mureke dusenge. Numva tugiye gusenga, turasenga, ndavuga nti mureke dusenge. Icyo gihe ikintu cyantangaje, twarasenze, ntago muri uwo mwanya nari nzi ikintu turi gukora cyangwa umumaro wabyo. Twarasenze ariko twumva ko dukwiriye no gushimira Imana ibyiza yadukoreye. Ni umugisha Imana yari yaraduhaye, umushuti wacu nawe yamuhaye umwana, tujya kumuhemba, ariko twumva dukwiriye no gushima. Turi gusenga rero nagize kumva ko nkwiriye gusenga cyane, nshinganisha abana. Ndabasengera, ndabashinganisha, nirukana umwuka w'impanuka, umwuka wo kugwa, umwuka wo gushya, urupfu ndarwirukana. Turangije turataha. Icyo gihe ntago nari nzi ikikoretse mu isi y'umwuka. Twaratashye, tugeze byari samedi, dimanche tujya gusenga. Ngiye umwana wanjye akunda mu nzu y'Imana, akunda kuba ari mu nzu y'Imana, anezerewe, asanga umushumba, ajya ku bicurangisho, kuri gitari, kuri senti, nyine aho hantu niho abari. Ariko uwo munsi nyine ntiyashaka kuba mu rusengero, ahubwo akambwira ngo dusohoke mama, tugende. N'umwana muto, ese kubera iki none byanze gute? Amateraniro arangiye, abantu barambaza ngo ese ngo none wamuzanye adafite ibitotsi, ngo ntago yaryamye neza, yari afite ibitotsi. Ndavuga oya, kuko amasaha twaziye n'ubundi yari ya masaha asanzwe. Ariko siramenya ikintu kiri kuba, ariko umwana agashaka ngo tugende. Turataha, tuva gusenga, tugeze mu rugo, ndamwambura imyenda, ndamugaburira, ndamubwira ati tugende kuryama, nyine muryamishe. Agiye gukora susu, mu by'ukuri hari ukuntu abana biruka bakagwa cyangwa bagakubagana. Ntiyakubaganaga, nta nubwo yirukaga, nta kintu na kimwe yari ari gukora, yari arimo kugenda. Ariko twebwe twashidutse, ngiye n'undi tubana mu rugo, umutanti n'umfasha kumurera, twagiye kubona twashidutse umwana ameze nkaho akoze nk'isi yizengurutse, tubona umwana yikubise hasi, ahita asaduka hano. Arasaduka nyine mu gahanga bikomeye, biri grave, amaraso arava cyane, arava. Ndavuga mana yanjye, umwana wanjye arapfuye. Ariko ndarira nyine nk'umubyeyi, natabaza, bose umwana wanjye arapfuye, bigenze gute? Twirukira kwa muganga, baramudoda. Icyo gihe rero ubwo nyuma nibwo nabwiye umushumba wanjye, ndamubwira nti umwana wanjye yaguye, byagenze gutya na gutya, nsengera, umfashe dusenge, nanjye nsenge, nyine umwana akire, umwana amere neza, kubera ko yari yatakaje amaraso menshi. Nabonaga biri bugire nk'iherezo ku buzima bwe, cyangwa biri bugire efe zikomeye. Umushumba niwe wanyibukije, arambwira ati se ntago wabonye ko Satani yari yamugabyeho ibitero kuva kare? Mu materaniro ntibisanzwe ko ya mwana yanga kuba mu nzu y'Imana, ntibisanzwe ko umwana yanga kwicara mu rusengero, ariko uyu munsi wabonaga ko adakeneye kuhaba. Hari ikintu Satani rero yari yakoze mu isi y'umwijima, hari ibitero byari byagabwe kugira ngo wenda bihitane uriya mwana, kuko ko yagukururaga ngo mugende mujye gushaka bombo, kandi umwana ntazirya, ngo mugende mujye gushaka za bombo, mwari kugenda wenda n'imodoka ikamuhitana. Ariko ya masengesho twasenze, ya yandi yo kwinginga Imana, ya yandi yo gukumira izo mpanuka, ya yandi yo gukuraho ibyo bitero, ni Imana yamurinze kubw'ubuntu bwayo. Nta n'ikintu na kimwe twakoze, twashidutse twebwe umwana araho ari kurira, amaraso adudubiza. Ibyo rero mbibabwira iki nk'ubuhamya? Mbabwiye ko hari igihe Mwuka Wera ajya kuzaho akaguhatiriza ngo senga, ukumva uri mu kazi, ukumva ijwi riraje ngo senga. Gusenga si ukusohora amajwi ngo usakuze, senga.
nimba mugiye ugiye kwatsa imodoka ukumva ijwi riraje ngo hagarara senga, banza usenge, kuko Mwuka Wera abareba ibi nyine ibigambiriye kukurwanya cyangwa ibigambiriye kukugeraho. Ikindi kandi hanze hari abantu babi, cyane cyane abana. Mujye mubasengera abana bagiye ku ishuri. Umwana aragenda yahura n'umuntu mu nzira, umwana agiye ku ishuri akamukoraho gutya gusa, umwana yabaga uwa mbere, umwana yari afite ubwenge, abadayimoni bakamutwarira ubwenge banyuze mu bakozi ba Satani. Ugasanga umwana asubiye inyuma, uyobewe ikintu cyabaye. Ikindi ukumva umwana nijoro arifasha ararira, ntuzi ikintu cyamurije, cyangwa nawe ukumva ubuza amahoro, agahinda karakwishe, wumva wuzuye umunabi nyine mu mutima, nta byiringiro cyangwa urarakaye. Ibitero biba byakugabweho. Pfukama, shyira amavi yawe. Hari abadivantiste baririmbye indirimbo sinzi ukuntu bitwa, bavuga ngo nta sengesho na rimwe Imana itumva, ngo niyo ryaba ryarindi ryo mwibanga, ryarindi utabashije kuvuga, ryarindi umuntu muri kumwe atari kumva. Wowe wicaye mu kazi, uri kuri mashini yawe, senga. Uri mu muhanda agenda, senga. Wirukana umwuka w'impanuka, usengera busize mu rugo. Wirukana umwuka wo gushya, wirukana umwuka uwo ari wo wose, uwirukane. Gusenga bigira umumaro, ndetse bigira umumaro muri iki gihe, bikagira n'umumaro mu gihe kizaza. Musenge mu buzima bwose murimo, mwige gusenga, witoze gusenga, ugenda usenge, uri kumwe n'abantu muhagaranye, uba uri kwisengera, usenge, bizagira umumaro. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mu gihe cy'ubu ngubu, mu gihe kizaza. Murakoze rero, ndabashimira. Nta kindi nari ngambire ni ukubibutsa ngo dusenge, tubeho mu buzima busenga, tubeho mu buzima bwo kwiragiza Imana, tube mu buzima bufite ibyiringiro, kuko iyo umuntu adasenga wumva amajwi menshi. Ushobora kuba utinze mu bibazo, ushobora kuba utinze mu bigeragezo. Iyo hatabaye gusenga niho usanga ugize n'abajyanama babi n'inshuti mbi zikagushorera, zikakujyana mu bapfumu, mu mbaraga mbi z'umwijima, ugasanga bakujyanye ahantu ibintu bikugizeho ingaruka kuruta gutegereza Imana. Reka dusenge rero, kandi tujye twizera Imana, tuyitegereze, tuyibwire ngo Mana dushoboze muri ubu buzima, duhe ibyiringiro muri ubu buzima, uduhe kuryoherwa n'ubuzima. Murakoze. Nimwandike muri comment mutubwire ikintu mushaka ko tuganiraho, inyunganizi. Kandi ikindi murabizi ko tugambiriye, nta bindi tugambiriye, ni ibyiza, ni ukubwira abantu ibyiza. Nimba ari ushaka ko dutungura, nimba ari ushaka ko tugeraho tukamubwira ibyiza bye, turahari ngo tumubwire ko tumukunda, turahari ngo tumubwire ko umushimira. Utabashije kubivuga cyangwa unabishoboye, natwe twaza tugafatanya tukabyereka abantu, tukababwira ngo abavuga ibyiza baracyahari. Mukomeze rero mukore share, like, comment, subscribe, ubu butumwa bugere kure. Murakoze. Kristo abahe umugisha.